gihe yigeze kuvuga ngo iyo ubuzima busa naho bugoye intwari n'iziryama ngo zemere gutsindwa, ahubwo zirahaguruka zikiyemeza guharanira ejo hazaza heza. Yaranavuze ngo isi ntabwo ari ahantu heza cyane, amaherezo ababyeyi bawe baragutererana bakagusiga, kandi nyuma yo kugusiga nta wundi muntu n'umwe wakurinda nk'uko babigukoreraga. Rero igihe cyose uri gukura ujye wiga kwirinda ubwawe wenyine, uhagarare ku mahame yawe kandi uyarinde. Iga kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda, wige kwirwanirira wowe ubwawe wenyine, kubera ko umunsi umwe ushobora kuzababura. Yaravuze ngo kwibuka ibyiza ni uburyo bwa kabiri bwo kwishima. Yaranavuze ngo ntihakagire uwifata cyane ngo yifunge, nta muntu n'umwe ku isi wihagije mu bijyanye n'ubumenyi, nta muntu n'umwe wihagije mu bwonko. Yaravuze ngo nzi ko nta formule n'imwe yo gutsinda uretse umwete n'ishyaka ryo gukorera hamwe. Aranavuga ngo akazi ni nk'ubukode wishyura icyumba urimo mwese. Gukora cyane ni nko kuguriza isi, iyo ukora cyane isi irakwishyura. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaravuze ngo gerageza ubuzima bwawe ku isi, bwaba bugufi cyangwa burebure, bwitangira abantu n'ibintu ukunda. Aranavuga ngo umuryango ntusobanuye buri gihe abantu muhujwe n'amaraso, ahubwo umuryango usobanura abantu muri rusange. No kuba umubyeyi ntibisobanurwa n'amaraso, ahubwo bisobanurwa n'urukundo. Yaranavuze ngo intimba cyangwa se agahinda ni igiciro twishyura urukundo. Arongera aravuga ngo akaga gahungabanya ibigwari, ariko umuntu w'intwari niwe ubasha kunesha akaga. Yaravuze ngo abagore nibo bahumekeweho kwita ku majyambere akomeye y'abantu. Aranavuga ngo byahozeho ko guharanira amahoro aribwo buryo bukomeye bwo kuyobora. Yigeze kuvuga ngo gukunda igihugu nyabyo ntibikuraho kumva uburyo abandi bagikundamo. Aranavuga ngo byose bituruka mu gukora imyitozo. Ushobora gukora byinshi bishoboka igihe cyose wabashe kwitoza bihagije. Igihe cyose watojwe neza nta kintu na kimwe utabasha gukora. Uyu mugore yaravuze ngo umugabo wanjye yambereye inkomezi mu myaka yose twabanye, ntekereza ko mufitiye umwenda urenze uko yansaba kumwishyura. Yagiriye inama abantu ngo kora ku buryo uwo mwashakanye umubera akabando k'iminsi, ku buryo kuri we ahora yumva gufitiye umwenda ukomeye cyane. Kora ku buryo mwashakanye akugira amahitamo ya nyuma mu bo yatakaza, ahora yumva gufitiye ideni. Yaravuze ngo dukwiye kwiga kuringaniza ibikorwa byacu n'uburyo bitwigaragariza. Hamwe n'ibirangaza byinshi biri ku isi, biroroshye cyane kwibagirwa inshingano zacu n'uburyo tuzifatira ibyemezo. Muri make ibirangaza by'isi bituma isi tugenzura kandi ari twe twakayigenzuye. Aranavuga ngo mu kwibuka imibabaro iteye ubwoba y'intambara twagize, nibyo bidufasha guha agaciro amahoro no kuyarinda. Ntabwo wamenya agaciro k'amahoro utarahuye n'intambara. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaravuze ngo buri gihe biba byoroshye kwanga no gusenya, ariko bikagorana kubaka no gukunda. Ibyo wubatse mu myaka yose umaze kuri iyi si, ushobora kubisenya mu gihe kitageze no ku munota umwe gusa. Aranavuga ngo iyo akaga kaje ibigwari birahungabana, gusa icyo wamenya nuko akaga gakunze kuneshwa n'abatinyuka. Yaranavuze ngo kuri nge ijuru rishobora kuba rito ryo kumanuka, biroroshye ko ijuru ryamanuka. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ijuru ryamanutse kozaho intoki uribyaza umusaruro. Kuri we rero ngo biroroshye cyane ko ijuru rishobora kuba ryamanuka. Aranavuga ngo nta cyaha kiri mu gukora itandukaniro, ntacyo bitwaye gukora ibinyuranye n'iby'abandi. Bigeze no kuvuga ngo umupira w'amaguru ni ubucuruzi butoroshye, ariko ukaba ari umukino mwiza. Bivuga ko yafanaga ikipe ya Arsenal.
yigeze no kuvuga ngo ku gitekerezo cy'uko ubwami bw'Ubwongereza bushobora kuba repubulika, aravuga ngo tuzabigendamo gake gake. Mu magambo yose umwamikazi Elizabeth yavuze, reka nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo nizera ko igihe kizagera abantu bagatekereza neza ku byerekeye ejo hazaza. Rero namwe mu magambo meza dusigiwe n'umwamikazi Elizabeth yagiye avuga mu buryo bumwe butandukanye. Iri jambo rero ryagucitse twahurira kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter, aho se nitwa Dashimu 250. Burya umuntu ni igisobanuro cy'ibyo atekereza, ari kumenya ibyo atekereza binyuze mu byo yagiye avuga. Niyo mpamvu ushobora kumva amagambo y'umuntu ugahita umumenya, kabone n'ubwo waba utarakurikiranye ibye cyane, ugahita umenya ukuntu yari ateye. Kurikije ibyo umuntu avuga ushobora guhita umenya uko yari ameze no mu buzima bwa buri munsi. Akaba rero ari bimwe mu byo wazirikana ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ikindi wenda abantu bazi nuko yagize uruhare cyane mu bijyanye no kubona ubwigenge ku bihugu byagiye bikolonizwa n'Abongereza, kandi gakoryo wenda abantu benshi batamumenyeho nuko yari arwaye indwara yo kwiba. Hari abantu benshi barwara iyo ndwara. Ahantu hose yajyaga yabaga afite umuntu ugenda wishyura utuntu agenda afata. Yashoboraga kuza agatwara nk'ikaramu, akiba nk'ifurusheti, akiba nk'agatambaro wenda ko ku meza, utuntu nk'utwo ngutwo. Burya ari umuntu wamuhoraga iruhande wishyura utwo tuntu yagiye afata. Bwari uburwayi nk'uko umuntu arwara indwara yo kubeshya, umuntu ashobora no kurwara indwara yo kwiba, akaba afite byose ariko yagera nk'iwawe akiba nk'igikombe. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri rero yararwaye iyo ndwara, ariko ntabwo byakunzwe kuvugwa cyane. Imana rero imwakire mu bayo.